wa mwana ufite papa udashobotse, wa mwana ufite papa we wa wundi wese twavugaga babarara abanyamabara barara mu mabara banywa amasigara ku marigara barya imengara, wa mwana wa muntu. Ariko ikiza gihari nuko ikintu kidashobora kumwafectinga nuko uwo muntu atari we ndiwe. Umwe yitwa Dani Nanone, undi yitwa Usandi Maureen. Aba ko ari babiri bakunze kumvikana mu nkuru z'imanza z'urudaca kubwo kutumva kimwe ibijyanye no kubahiriza inshingano za kibyeyi. Kubw'iyo mpamvu inkuru zitandukanye ziberekeyeho ni kenshi zaguciye mu matwi ndetse na n'ubu ziracyaguca mu matwi. Ubundi uko byatangiye nk'uko Maureen abyivugira, avuga ko aba bombi bamenyanye Dani Nanone ataraba umuhanzi, barakundana bigeze aho babyarana umwana wa mbere. Bakimara kubyarana Dani Nanone yahise amutererana. Muri 2016 Dani Nanone yatawe muri yombi azira gusagararira abapolisi ubwo bari baje guhosha imirwano hagati ye na Maureen babyaranye. Icyo gihe habuze gato ngo asimbuzwe mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar yabaga ku nshuro ya 6 kuko yatawe muri yombi rigeze ahashyushye, ariko afungurwa bidatinze akomezanya n'abandi. Mu ijoro ryo kuwa 19 Nzeri 2022 Dani Nanone yongeye gutabwa muri yombi akekwaho gukubita no gukomeretsa ku bushake uwo Maureen babyaranye. Amakuru dukesha ikinyamakuru Umuseke avuga ko uyu Maureen babyaranye yatumyeho Dani Nanone ngo ajye kureba umwana bafitanye ngo ararwaye. Dani Nanone agezeyo yasanze umwana ari muzima. Icyo gihe ngo Maureen yatangiye kumutuka amubwira ko ari umugabo w'imbwa, ndetse anafunga igipangu afata urubaho rwaraho atangira kurukubita Dani Nanone ndetse amuruma no ku kaboko. Dani Nanone agize uburakari arwana nawe maze habaho gukomeretsanya. Icyo gihe Dani Nanone yatawe muri yombi afungirwa kuri sitasiyo ya RIB Kicukiro. Itegeko ryavugaga ko uhamijwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 5 ariko zitarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Abatangabuhamya babibonye bombi mu buhamya batanze mu bugenzacyaha tariki 25 Nzeri 2022 bemeje ko uwo mugore wa Dani Nanone ari we watangije imirwano anamutuka. Icyemezo cy'urukiko cyategetse ko Dani Nanone afungurwa by'agateganyo akajya yitaba umushinjacyaha wakurikiranaga dosiye ye buri wa gatanu wa nyuma wa buri kwezi, bitewe n'uko Dani Nanone nawe yari yakomerekejwe ku ijisho. Muri 2023 Dani Nanone yajyanwe mu nkiko na Maureen babyaranye amushinja ko babyaranye umwana, akanga gutanga indezo y'umwana no kumwiyandikishaho. Binyuze mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwapfundikiwe ku 21 Nyakanga 2023, Dani Nanone yategetswe kujya atanga indezo ingana n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Muri 2024 Maureen yongeye kumujyana mu nkiko, hanyuma aratsindwa ategekwa kwandikisha abana be uko ari babiri no kujya atanga indezo yangana n'ibihumbi 180 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Mu minsi mike ishize nibwo hakwirakwiye amashusho yagaragazaga Maureen apakira ibikoresho bya Dani Nanone byiganjemo iby'umuziki kuko ngo adaheruka kumuha indezo nk'uko yabitegetswe n'urukiko. Gusa gitarashimishije abantu ni uburyo yazanye itangazamakuru mu rugo rwa Dani Nanone atabizi. Abantu kandi bababajwe cyane n'uburyo abo banyamakuru baranzwe n'ibikorwa abenshi bisi bya kinyamaswa, bagafata amashusho y'inkweto bavugaga ko zabaye inyusi uwo mwana w'imfura wa Dani Nanone yambaraga, bagakwirakwiza ayo mashusho ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bakomye urusyo bakoma n'ingasire bibaza impamvu Dani Nanone adatanga indezo nk'uko yabitegetswe n'urukiko, ndetse kandi banibaza impamvu Maureen nawe yakora ibikorwa nka biriya aho kwitabaza ubuyobozi. Gusa umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri hari icyo aherutse gutangaza ku kibazo cya Dani Nanone na Maureen. Mu by'ukuri ntabwo kuba ufite iyi mikoro, ufite YouTube channel, ufite platform biguha ubuhangange cyangwa ubudahangarwa bwo kuvogera undi muntu. Ntabwo biragayitse. Ikindi cya kabiri, wamutumiye nawe yamutumiye mu rugo rutari urwe nubwo nawe yari afite ibya reklame. Ikindi rero noneho, niba koko ku ruhande rw'umuhanzi, niba urukiko rwaremeje ko agomba kujya atanga indezo z'umwana
icyo tumusaba ni uko atanga izo ndezo. Ni benshi bavuga ko Maureen adashobotse, ariko iyo ntiyakabaye impamvu ituma Dani Nanone atita ku bana yibyariye. Abantu benshi kandi bajya bibaza impamvu Maureen yemeye guterwa inda ya kabiri nayo akayiterwa na Dani Nanone kandi yarabonaga umwana wa mbere babyaranye atamwitaho. Gusa Maureen avuga ko ubwo yabonaga ko nta bufasha azabona kuri Dani Nanone yahisemo gukomeza ubuzima bwe n'umwana, ndetse ngo n'Imana irabafasha bamera neza. Hari nabwo umugabo yagarutse asaba imbabazi amubwira ko yiteguye guhinduka, ndetse ko ibyo yakoraga yabikoreshwaga n'ubwana. Maureen avuga ko icyo gihe yahisemo kumubabarira ngo kubw'imibereho myiza y'umwana we, ndetse anifuza ko umwana we yazagira abavandimwe be bahuje ababyeyi nk'uko nawe yabayeho. Gusa avuga ko uko yarabyiteze atari ko byagenze, kuko bakimara gusubirana yaje gusanga bidashoboka ko babana bitewe n'imyitwarire ya Dani Nanone atarashoboye kwihanganira, bahitamo kongera gutandukana. Ariko ngo mu gutandukana nyuma nibwo yaje gusanga yanamuteye indi nda. Turakwibutsa ko hano wageze ari mu ruganda rw'ibyegeranyo rugutegurira inkuru zivuga ku mateka y'abantu b'ibyamamare n'urugendo bagenze kugeza ku bwamamare bwabo. Na niyo mpamvu tutagenda tutakubwiye amwe mu mateka yaranze Dani Nanone n'uburyo yahindutse icyamamare nk'umuraperi ufite izina rikomeye amaranye imyaka itari mike. Kanda subscribe bityo dukomeze twiyubakire ubwami bugari bwa Rugwiro. Ibuka gukoza igikumwe cyawe kandi kuri like niba ukunze iyi video. Naho nge nitwa Obed Rugwiro, ngwaye ikaze. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Akarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Amazina ye bwite yitwa Ntakirutimana Dani. Yavutse ku tariki 28 Kanama mu 1990, avuka i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Dani Nanone ni umuraperi mwiza watangiye gukirigitwa n'impano ye akiri ku ntebe y'ishuri. Gusa igitangaje ubwo yinjiraga mu muziki nta mafaranga menshi yitegagamo, kuko ngo nta n'uwo yari yarabonye wari warayakuyemo, ahubwo ngo ni passion cyangwa se kuba yarakundaga umuziki byahebuje. Ibyo rero byamuhaye imbaraga. Dani akigera mu kibuga yagisanzemo abandi baraperi bari baramaze kugicurika, barimo Tuff Gang, Riderman, Bulldog, Jay Polly ndetse n'abandi. Ibyo rero byabanje kumubera ihurizo rikomeye, ashaka aho yamenera ngo yigaragaze. Yahisemo gushaka umwihariko we, yanjyana y'umujinya abandi baraperi bifashishaga bakayinyuzamo ubuzima bukakaye banyuzemo n'ibibazo. Dani Nanone we yahisemo gukora rap y'urukundo nk'uburyo bwiza bwo guhanga agashya. Dani ubwo yari ku ishuri muri Interina, aho yigaga kuri Amide Zamfa, higaga n'ibindi byamamare birimo Bravan, DJ Mira na Young Grace. Icyo gihe hari muri 2009 nibwo yakoze indirimbo ye ya mbere ayita Akamunani, ayikorana na King James. Arongera asohora n'indi ayita Ijanisha, nayo ayikorana na King James. Icyo gihe rero ubwo yari ku ishuri yaje guhamagarwa na Sandrine Sheja wakoraga kuri Radio Salus. Icyo gihe aramwibwira ko yitwa Sandrine Sheja, ndetse amubwira courage, amubwira ko yakunze indirimbo ye yitwa Ijanisha. Guhamagarwa na Sandrine Sheja ni ibintu byamutunguye cyane, bityo atangira kubona ko bya bintu bizakunda.
Muri ibyo bihe indirimbo ze zahise zitangira gukinwa ku maradiyo no mu biganiro bitandukanye. Akibona uburyo rap z'urukundo zirimo kwereka urukundo rudasanzwe, byamuteye imbaraga zo gukomeza gukora, bityo ashaka uburyo yakora n'izindi ndirimbo. Nibwo yegereye uwitwa Priscille muri icyo gihe wari mu bihe bye byiza ariko bigoranamo ukuntu. Nibwo rero yaje guhuza n'uwitwa Butera Knowless, bakorana indirimbo bayita inshuti, maze ihinduka isereri mu mitwe ya benshi, iza ku rutonde rw'indirimbo nziza no muri Salax Award. Atangira gutumirwa mu biganiro, hari nabwo yatangiye gukorana na Clement muri Kina Music. Yarongeye asohora indirimbo yisereka mbikubwire yakoranye na Jackson Karimba nayo harashya. Ibyo rero byatumye atangira kubona ko gukora indirimbo igakundwa ari indwara yamaze kurogwa. Icyo cyizere cyamuhaye imbaraga n'umurongo agenderamo. Ibyo bituma akora n'iyindi yitwa Iri Joro yakoranye na Christopher. Dani akimara gusoza segonderi yahise yitabira Guma Guma, atangira guhembwa $1,000,000 ku kwezi. Nk'umwana rero wari ukirangiza segonderi, ayo mafaranga yari menshi, rimwe na rimwe ntiyabaga afite icyo yakoresha, ahitamo kwigurira imodoka yo mu bwoko bwa Peugeot 205, ayigura $1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko igitangaje, iyo modoka yamubanye akasamutwe, kuko ngo hari igihe cyageraga ikagenda rivanse gusa ntibe yajya imbere, ndetse ngo hari n'igihe yageraga ahantu akayivamo akayisunika yapfuye. Ngo byaje kurangira umunsi umwe ayerekeye aho yari yapfiriye, ndetse ngo na n'ubu ntazi amaherezo yayo. Nyuma ngo nibwo yaje kugura kandi kamodoka keza, kuko ubuzima bwari butangiye gukunda, ubwo yagendaga yitabira n'izindi Guma Guma, ndetse hari n'iyo yatwaye ku nshuro yayo ya 7. Icyo gihe yanitabiraga n'ibindi bitaramo bitandukanye byamuhaga amafaranga atari make, bityo atangira gukora umuziki ku rwego rwiza. Ari nabwo yatangiraga kwiga kaminuza muri IPRC yiga Civil Engineering, gusa ageze mu mwaka wa 2 biramunanira arabihagarika. Muri 2018 nibwo Dani nanone wari warahagaritse kwiga kaminuza abura umwaka umwe gusa ngo ayirangize, yerekeje ku Nyundo ajya kwiga umuziki kuko yumvaga ari wo muhamagaro we. Icyo gihe yamaze imyaka 4 yose atarongera kugaragara mu muziki, imyaka 3 yo kwiga n'umwe wa Covid, bityo abantu batangira kwibaza uko byamugendekeye. Ajyayo ngo yarazi ko azajya bifatikanya n'akazi akajya asohora indirimbo, ariko ngo siko byagenze, kubera ko yagezeyo asanga n'ishuri risanzwe nkandi, asanga ari ishuri risaba kwiga kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Ibyo bituma asa n'usubika umuziki. Dani yavuye ku Nyundo ahakuye diplome mu muziki mu bijyanye na production and music business, ndetse kandi ngo anafite certificate mu bijyanye n'umuziki yakuye muri Canada, kuko ngo yizeyo amezi 6. Muri 2023 nibwo Dani nanone yagarutse mu muziki neza, ari nabwo yamurikaga album ye ya mbere yise Iminsi Myinshi ku itariki 15 Ukuboza 2023 muri Camp Kigali. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Nawe utaha, Imana ibarinde.